n'ijuru ntago warijyamo. Reka mvuge yuko kwemerwa n'Imana ni icyemezo umuntu afata ku giti cye kandi iyo ntego akayigeraho, kuko hari icyo bisaba. Icyo bisabye iyo ugikoze nta kabuza Imana irakwemera. Twihuse cyane rero dusomye ijambo ry'Imana. Ahangaha mu itangiriro tuhasanze abantu babiri b'abavandimwe. Iyo ushaka kumva iyi nkuru neza uhera ku murongo wa mbere ndetse n'indi mirongo. Aba baravukanaga Kayini na Abeli. Reka mbabwire ko amatiku n'amashyari byatangiye kera, ntabwo ari iby'uyu munsi. Kubona abavandimwe batumvikana badahuza, nubona byabaye ntuzagira ngo ishyano ryaguye, ahubwo byatangiye kera. Shefu wabo ni Kayini, w'amashyari n'inzangano n'amatiku, ndetse hakavamo no kwicana. Niyo mpamvu uwo mwuka mubi harabukurikirana, ariko iyo twamajije kwezwa n'amaraso ya Yesu hari ibyitwa karande turabisiga. Uyu Kayini yari umuhinzi, uyu Abeli yari umworozi. Kandi nanone mbabwire ko ibintu bigendanye no gutanga amaturo nabyo byatangiye kera. Kandi ituro ryose umuntu atanze Imana ntiryanga, ariko ishobora no kutaryemera. Iraryakira ariko ishobora no kutaryemera, cyane iyo watanze ituro ridashyitse. Haleluya. Kwemerwa n'Imana. Bajyana amaturo yabo imbere y'Imana. Kayini nasomye neza ntekereza ko ituro yahaye Imana ritari rishyitse, ngo yafashe ku mweru w'ibyo yahinze aragenda atanga ku Mana. Abeli nawe afata mu matungo ye, uburiza bw'amatungo ye, nawe aragenda atanga ku Mana. Amajije gutanga ku Mana, Imana ngo ishima ituro rya Abeli, ariko ituro rya Kayini ntiyaryemera. Ibyo byateye uburakari bukomeye. Kayini arakarira mwene se, ndetse biza kurangira anamwishe. Ariko Imana imubaza ikibazo, iramubaza ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa? Haleluya. Nukora ibyiza ntuzemerwa. Bivuga ngo nukora ibibi ntabwo uzemerwa, ariko nukora ibyiza uzemerwa. Impamvu utashimwe nuko utakoze uko wagombaga gukora, ariko se nukora ibyiza ntuzemerwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo imiryango irafunguye, ibiguhiga biraje, kandi ni wowe bishaka, ariko ufite ubutware bwo kubitegeka. Haleluya. Ufite gutegeka ugakora ibyiza ukabasha kwemerwa n'Imana, ariko nukora ibibi ntago uzemerwa. Ibyo byatumye mukuru we amwica, ndetse Imana ikomeza gukurikirana Kayini. Imana iramubaza ngo murumuna wawe arihe? Yamujijije ishyari, amuziza yuko yagize umugisha ku Mana we ntawugire, kandi byaturutse kuri we bitewe nuko atakoze ibyiza. Imana idushoboze gukora ibyiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo dusomye Bibiliya dusanga hari abantu Imana yagiye yemera, ndetse inabavugaho ibintu bikomeye. Iyo dusomye Itangiriro ibice 7 ku murongo wa mbere tuhasanga umugabo witwa Nowa. Haleluya. Uyu Nowa Imana yarebye abo muri icyo gihe, isanga Nowa ari we mugabo ukiranukira Imana wenyine. Imana iramwemera. Irangije kumwemera iramubwira ngo nagende abaze inkuge, imuha amakuru yuko imvura izaba. Iyo Imana ikwemeye iguha amakuru. Iyo Imana ikwemeye iguha icyerekezo. Iyo Imana ikwemeye ikubwira amabanga yayo.
kubera ko Nowa yemewe n'Imana, kuko muri icyo gihe yakiranukiraga Imana yamubwiye amakuru, bituma Nowa arokoka we n'umuryango we. Haleluya. Nanone hari undi mugabo wemewe n'Imana, Daniel. Ubwo hari habuzwe amakuru, ariko Daniel Imana iramwemera, imubwira amakuru y'ibyari byahishwe byari ibanga, iramubwira ngo Daniel mugabo ukundwa. Haleluya, haleluya. Imana ikwemeye iragukunda, uba inshuti yayo. Niba hari ikintu cyiza mu buzima ni ukuba inshuti n'Imana, kuba inshuti n'Imana. Iyo wabaye inshuti n'Imana ntacyo wayiburana, kubera ko ibiri ku isi byose biri mu biganza byayo. No mu buzima busanzwe, iyo ugize inshuti itakuryarya, inshuti nyashuti, nta kibazo ushobora kugira mu buzima. Ariko Imana nikwemera uzaba inshuti yayo, kandi nuba inshuti y'Imana ntacyo uzabura mu buzima bwawe. Haleluya. Tubona undi muntu wemewe n'Imana. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa ibice 13 ku murongo wa 22, tuhasanga Dawidi Imana yamuvuzeho, iravuga ngo afite umutima, haleluya, umeze nk'uw'Imana ishaka. Kugira umutima, iyo ugize umutima umeze nk'uw'Imana ishaka, bituma Imana ikwemera. Dawidi yari umuntu nkatwe, yagiraga amakosa ariko akamenya kwihana ibyaha, kandi akihana neza akamaramaza. Imana yitegereje isanga Dawidi afite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka. Ibyo byatumye Imana imwemera. Twasoma Yobu igice cya mbere ku murongo wa 8, tuhasanga uyu mugabo witwa Yobu. Ikintu cyatumye Imana imwemera, aha muri uyu murongo yaravuze ngo yirinda ibibi. Kugira ngo wemerwe n'Imana nuko wirinda ibibi. Yobu ntago muvugaho cyane, ariko yari afite ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, yari umutunzi. Hari abavuga ngo gukira bitera abantu kudakizwa, ntago ariko bimeze. Icya kabiri cyo kuba ari umutunzi, Yobu yari umukiranutsi. Haleluya. Imana iguhe gukiranuka, wirinde ibibi. Kandi Yobu Imana yamurebeye mu bice byose. Yabayeho mu gihe yari akize akiranukira Imana, abaho no mu gihe yari akennye akiranukira Imana, kugeza ubwo yavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haleluya. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzakurekura, nta nubwo nzikuraho kuba inyanga mugayo. Yirindaga muri byose, akirinda ibibi. Dusomye iri jambo ry'Imana byakozwe n'intumwa, dusoma inkuru za Petero ageze kwa Korneliyo. Uyu Korneliyo yari umunyamahanga, ntago yari umuyuda. Kandi uhereye kera kose abayuda ntibemeraga abanyamahanga. Ariko Korneliyo hari ibintu yari afite byatumye Imana imwemera. Irangije kumwemera, ituma irwara urusika hagati y'abayuda n'abanyamahanga rukurwaho, kubera ijambo Petero yavuze ageze kwa Korneliyo. Icya mbere, Korneliyo ngo yari umunyedini, ngo yakundaga idini ye, ngo we nabo mu rugo rwe. Yakundaga idini ye we nabo mu rugo rwe. Icya kabiri, yari afite icyubahiro, kuko yari umugaba w'ingabo za Itali, kandi yayoboraga umutwe w'abasirikare 100. Yari afite icyubahiro cyinshi. Ikindi cyatumye Imana yumva gusenga kwe, ngo yakundaga gusenga ubudasiba, ngo kandi ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Ngo mu isaha ya 9 arimo arasenga Imana, ngo yabonye marayika ku mugaragaro. Ngo amajije kubona marayika ku mugaragaro,
ngo ariko ngo ayoberwa ibyo amusobanuriye neza. Marayika aramubwira ngo tuma Yopa ku muntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Uwo nguwo uramusanga hafi y'inyanja, umubwire ze agusobanurire ibyawe. Kubera ko yasengaga ubudasiba, agira n'ubuntu bwishi. Haleluya. Yaba wagiraga izo ndangagaciro, nawe byatuma Imana ikwemera. Simoni aho yarari ngo nawe yaragiye gusenga, ku isaha agiye gusengeramo ngo arazamuka ngo yumva ngo ashatse icyo kurya. Ariko Koroneliyo nawe ngo atuma abagaragu be babiri ngo n'umusirikare wa gatatu ngo baragenda. Rwari urugendo rurerure rwatumaga bari burare ngo bajya kureba Petero. Bagezeyo basanga Petero nawe avuye mu nzozi hari ibyo yarabonye. Ngo mu bintu yarabonye ngo yabonyemo inyamaswa ngo z'amaguru ane izikururuka, ngo noneho ngo abwirwa ijambo ngo nabyuka rye. Ngo ariko arahakana, aravuga ngo uhereye kera ntago nigeze ndya igihumanye. Ariko yongera kumva ijwi rya marayika wavuganaga nawe rimubwira ngo ni gute wita iby'Imana yahumanuye ko bihumanye. Ntago yagombaga kujyayo kubera iryo yerekwa yarabonye. Akirivamo za ntumwa za Koroneliyo zigera kwa Petero. Zihageze zimubwira ko hari umuntu umutumweho, kubera ko yabonye inzozi. Aragenda yitaba Koroneliyo. Ngo hageze asanga Koroneliyo yatumiye abantu benshi buzuye iwe. Arangije asubiramo ibyo yarose. Ni uyu murongo twasomye, uyu murongo wa 34 wavuze ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Haleluya. Ntabwo Imana ishobora kukwemera kubera ko utuye ahantu hakomeye. Ntabwo kwemerwa n'Imana ari ukubera amashuri waba ufite. Ntabwo kwemerwa n'Imana ari ubutunzi waba ufite. Ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana iramwemera. Imana ishimwe cyane. Icyo cyatumye bihinduka. Abari abanyamahanga nabo bamenya ko bahawe agaciro. Ibanga nta rindi ni ukuyubaha ugakora ibyo gukiranuka. Reka nsoreze ku mugabo witwa Mose. Mose Imana yaramwemeye. Irangije kumwemera, ntago yamwemeye gusa ahubwo yamwemeje n'abantu. Iyo dusomye mu Kuva ibice 19 ku murongo w'9, Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Haleluya. Mose yagize umugisha kuma. Imana irangije iramubwira ngo ndaza mvugane nawe imbere y'abantu. Uzugize amahirwe akomeye, hari umuyobozi ukomeye mu nama nini cyangwa mu gitaramo kinini bakavugamo izina ryawe, bakavuga bati yewe Sharire, uti karame, ati mbese uraho. Iryo jambo ryonyine rirahagije. Haleluya. Iryo jambo ryonyine rirahagije. Igihe kimwe twigeze kujya kuri stade ni kera, stade Amahoro, hari haje umuririmbyi witwa Lucky Dube, muramwibuka, na Kofi. Noneho Kofi aca mu baturage, umugabo twari twegeranye sinzi kuntu yazamuye ikiganza amukoraho. Akimukoraho yese akibumba ati nta muntu uzongera kunkorera mu kiganza, umusitara nkoze mu kiganza. Tekereza rero kuba umuntu ukomeye akuvuzeho. Ibyo byonyine muri karitsiye wagenda ukababwira ati ubu ndashaka ko mwimuka. Bavuga bati yigeze kuvugwaho n'umuntu ukomeye. Mose nawe rero Imana yamukoreye ikintu cyiza gikomeye kubera ko Imana yamwemeraga.
noneho imana iraza ivugana na Mose. Irangije kuvugana na Mose ngo imwemeza abantu. Iyo imana yakwemeye ikwemeza abantu, abatakwemeraga baremera. Iyo imana yakwemeye iguha agaciro, iyo imana yakwemeye iguha icyubahiro, iyo imana yakwemeye ihindura amateka yawe, iyo imana yakwemeye ibyo abantu bakwimye barabiguha. Haleluya! Wifurije kwemerwa n'Imana. Reka mbabwire, kwemerwa n'Imana bituma Imana ikumvira umugambi yari ifite ugahinduka. Iyo dusomye kuva mu bice 32 ku murongo wa 11 tuhasanga ikiganiro Imana yagiranye na Mose. Imana yari imajije kurakara ifata icyemezo kubera ko abantu bari bayinaniraye. Ibi bintu mubona abantu bananirana, ubwira umuntu ntiyumve, ibi ni ibintu byo kuva kera, ntabwo ari byo muri iyi minsi. Nayo mpamvu mugomba kujya mu byihanganira, ni ibya kera. Noneho abantu bananira Imana, Imana ifata icyemezo iravuga ati njyewe ngiye kubarimbura mbice. Mose kubera ko yemerwaga n'Imana. Haleluya! Mose yemerwaga n'Imana. Imana iramubwira ati rero, Mose abwira Imana ati nuramukwa ubikoze bazagira ngo wajyanye Abisirayeli ko batsinda mu misozi miremire, nta mbaraga n'ubushobozi wari ufite. Kubera ko Mose yemerwa n'Imana, Imana ihindura icyemezo yari yafashe kubera ko Imana yamwemeraga. Turasoje. Kwemerwa n'Imana ni umugisha ukomeye, ni nacyo twifuza mu buzima bwacu twese, kugira ngo tuzabashe no kujya mu ijuru. Ntago wajya mu ijuru Imana itakwemeye. Bene data, iki ni icyifuzo dukwiye kugira ku manywa na nijoro. Reka mbasabe muhaguruke twinjire mu mwanya wo gusenga Imana, ariko dutekereze kuri iri jambo. Murabona uko igihe kimeze, tugomba kucyubahiriza neza, ariko ijambo ry'Imana muraryakiriye ryo kwemerwa n'Imana. Niyo mpamvu iyo turimo turasuzanya, hari ijambo nkunda kuvuga, nkavuga ngo Imana ibigenze gute? Imana ikwishimire. Buriya abantu bashobora kutakwemera, ariko Imana ikwemera. Haleluya! Mwifurije kwemerwa n'Imana. Mbere kugira ngo dusenge Imana rero, ushobora kuba uri muri iri teraniro ariko ukifuza gukora ibyiza, ibi bikagutanga imbere. Ijambo ry'Imana ryatubwiye, Imana ibwira Kayini ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Impamvu tutemerwa n'Imana nuko rimwe na rimwe dukora ibibi, tugakora ibyaha bigatuma tutemerwa n'Imana. Ushobora kuba uri muri iri teraniro wifuza kwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe, tukagusengera ugakizwa, nawe ukabasha kwemerwa n'Imana, ukabyibwira ibyifuzo byawe ikabyumva ikabisubiza. Ushobora kuba waremerwaga n'Imana ikaba itakikwemera kubera ko wasubiye inyuma. Waba uri muri iri teraniro ngo uzamure ikiganza tugusengera Imana by'umwihariko, zamura ikiganza cyawe dukomere Imana amashyi. Nimutambuke mwebwe muze tubasengere by'umwihariko. Nibyo Imana nikwemera irahindurana bya bindi byose. Muyongera amashyi menshi cyane. Mushumba, kozi b'Imana mutambuke dusengere bene data, muhagarara ahangaha babasengere. Nta kintu bimaze kwemerwa n'isi ariko ijuru ritakwemera. Igikomeye kurusha ibindi ni ukwemerwa n'Imana. Imana muyongera amashyi menshi cyane. Nimutambuke muze. Urabizi ko hari igihe wajya kujya gusenga ikavuga ngo mwana wanjye, ariko ntawe ugihurira nayo, wasubiye inyuma. Uyu mwanya wakongera guhabwa amahirwe yo kwemerwa n'Imana, nta gusigaye. Karibu mushiki wacu, karibu mwene data, bazane mukeka tubasengere. Ariko nawe ubaye uhari waba witekerezaho, ntacyo bimaze kuba uriho utemerwa n'Imana, ntacyo bimaze kuba uriho utumva ijwi ry'Imana. Mu buzima ikintu cyiza kurusha ibindi byose ni ukuba wemewe n'Imana. Iyi Imana ikwemeye, amateka yawe arahinduka. Iyi Imana ikwemeye ikubitsa amabanga. Iyi Imana ikwemeye iguha umugisha. Reka dusengere aba, umuntu umwe wenyine mu ijuru impundu ziravuga. Reka bapfukame, abadiyakoni bari buze kubaganiriza. Ndasaba Mushumba Jean Jacques arazamura isengesho, asengera aba, ahita asengera n'iteraniro ryose. Turagushimiye mwami Yesu,
ijambo ryawe ryo ryatubwiye ko ntawe uzaza aho uri uzasezerera amaramasa. Aba bateye intambwe yo kwicisha bugufi kugira ngo bakubone baruhukire kuri wowe. Wavuze ngo uzaza wese arushye aremerewe akagusanga uzamuruhura. Ruhura mwene data, ruhura mushiki wacu, bamaze igihe baruhijwe, ibyabaruhije byose ntitwabimenya, ariko igihe batandukanyaga nawe bari binjiye mu muruho, kandi umuruho w'ibihe byose, mu mubabaro n'ingaruka zawo, kuko bakugiye kure. None iyi ntambwe bateye turabasengeye mu izina rya Yesu, amaraso yawe nabeze, ibyaha byabo bibababarire, bakureho ingeso zose mbi, baneshereze, baha umutima mushya, kugira ngo batangire urugendo rwo kugendera muri wowe, kuko ari wowe uduhesha gukunda no gukora ibyo wishimira. Urakoze kubababariye. Dusengeye iri teraniro ryose muri rusange mu izina ryawe Yesu. Aya magambo twumvise ni amagambo akomeye, kandi ni amagambo agamije kudukiza. Nta kintu umuntu yakora ngo yemerwe nawe, ariko yemeye kwicisha bugufi agatera intambwe igana muri wowe. Wowe wabonetse kuri igitambo cyemewe n'Imana, waduhesha kwemerwa, waduhesha gutuma tugirira umugisha kuwiteka. Muririmbyi niko yavuze ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranutse. Reka twese Mana tubonekeho n'amaraso yawe Kristo, kubwo kwicisha bugufi kw'imitima yacu, kugira ngo tuboneke twemewe mu maso yawe. Bya bindi byadutandukanyaga nawe, byatumaga tutemerwa, amaraso yawe natweza bidukureho. Uhagira buri wese, uhagira buri mutima uri imbere yawe, kugira ngo tuboneke twemewe mu maso yawe Yesu. Tugirire nka kumwe wabikoreye Yesaya, mukohereza marayika wawe akamukoza ikara ryaka ku munwa, akaboneka yemewe, ukavuga ngo ndatuma ninde watugendera. Mwami, reka kwicisha bugufi kwacu guha agaciro. Buri wese ave hano yemewe nawe, abemewe nawe wagiye ubakoresha iby'ubutwari, abemewe nawe n'abanyamasezerano, abemewe nawe inzugi zirabakingukira, abemewe nawe ntibaziganyira, abemewe nawe Mwami nabo kubahwa mu maso yawe. Reka Mwami iri teraniro twese tugira umugisha wo gutaha turabemewe nawe. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Uyu muntu arabafasha ku byari bisigaye. Dushimira Imana kubw'ijambo ryayo yaduhaye uyu munsi, yatugeneye. Imana ikoze imirimo n'ibitangaza, kuko turasabwa kwemerwa n'Imana, ariko kandi dusaba Umwuka Wera niwe utumwa twemerwa n'Imana. Ndagira ngo n'ubundi tugere mu mwanya mwiza wo gutanga amaturo n'icacumi. Turashimira Imana kubw'ijambo ryayo tumaze kumva, kandi mushumba akoresheje igihe gito kiringaniye kugira ngo igihe cyacu tubashe gukoresha neza. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Munyemere tumutunge ibiganza tumusabire umugisha ku Mana. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tugiye gutanga amaturo ndetse n'icacumi. Benaye narinzi ngo baje da. Narinzi ngo baje. Peter ari kutaza gucuranga. Yatashe. Nima nawe hari Sylvenaze Celestin. Wino curange hanyuma turirimbe. Ndabona abandi badahari. Hanyuma tugiye kuririmba dutanga amaturo amaturo y'umutima ukunze ndetse n'icacumi. Amaturo y'umutima ukunze ndetse n'icacumi. Tugiye kubitanga, uyafite afatika urayatura mu byibo biri hano imbere yanyu. Uyafite mu buryo bw'ikoranabuhanga nabwo urayatura, barashira Momo Pay kuri screen, kugira ngo n'abatari hano hafi bifuza gutura amaturo y'umutima ukunze ndetse n'icacumi nawe bashobora gutura. Ariko nawe ushobora kufita amafaranga kuri telefone, ndagira ngo tukurangire Momo Pay dukoreraho umurimo w'Imana. Ni 077911
077911. Munyemerere tuhaguruke gatoya tube nk'abaririmba korasi, tunabone n'ingene dukora mu masakame ndetse no mu mifuka, dutanga amaturo y'umutima ukunze ndetse n'amaturo y'icacumi kubuza Imana yaduhaye. Mwahagurutse se? Ngaho ni muhaguruke mwihangane mujye juru, ndabizi ko ahari ariko ndi muraro haracari kare saa 3 ni mujye juru. Tugiye kuririmba hanyuma dutanga amaturo y'icacumi n'umutima ukunze. Karibu sana. Twarabatuwe rwose rwose. Protokolo umwe yagomba bahagaze hano, niba ntawe hari papa Janti yahagarare, hagarara aho ngaho niba ntawe uhari. Dutanga amaturo twihuse cyane, ducunguza uburyo umwete. Cyo dukomeze tugembere ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. cyo dukomeze tutembe, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. turabasirikare benshi, bogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo, ni nawe muyobo. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere, dushimire ihora. kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, hanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, wahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka Benaye basubire mu zicaro zabo. Imana iguha umugisha papa Janti, Imana iguha umugisha n'abandi. Reka dukorera Imana dutanga amafaranga y'inyubako, tubikore vava nk'uko twabimenyereye, ntabwo duhatwa, ariko uba waje wabitekereje. Reka dutanga amafaranga y'inyubako. Niba Imana yaguhaye umugisha, ariko mu ndebere aha ngene hameze, aho duha dukandagira, munarebe hariya hejuru ko habaye, muri kureba turiya tuntu tumurika neza. Ibi ni imirimo yanyu, kandi iyi ngiyi Imana izayibukiraho byanga byakunda ibyo mwakoze kuri urusengero. Ndabizi neza ko Imana ibiha agaciro, irabizirikana mwe data mushiki wacu. Imana ibaho umugisha. Reka dukorera Imana n'ubundi tugira ngo ubwiza bw'urusengero bwacu bukomeze kuba bwiza. Murebe hariya ku miryango ngene hameze, munarebe hariya twigeze gufunga hano hepfo, kiduhiraho kino kibanda cyaha hepfo cyarahiye, ariko murebe hari kuntu hadoze neza, hari kugenda hadodwa neza, kandi ubwiza bwaho buzakabza kuba bwiza cyane ari uko ukoreye Imana. Tambuka utanga amafaranga yawe. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha.
yatange kandi nawe urabona imirimo yayo ntabwo ari ibintu by'ibanga, ntabwo ari ibintu bikora bifise oya, turabikora mu buryo bugaragara burimo transparence, ku buryo imirimo y'Imana igaragara kuri urusengero. Hari umuntu uherutse kumpamagara adasengera hano arambwira ngo kimwe mu byamunejeje seje mu kunyubako yaho ngo ni ijambo bavuze, ngo baravuze ngo nutabona n'amafaranga uzajya uvuga neza inzu y'Imana. Ati cyo kintu cyaranejeje no mu buzima bwanjye, ndi kwitoza kujya mvuga neza ku kintu cyari cyo cyose, kuko yivuze neza Imana ikora ibyayo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira n'ubundi dufashe abafite amafaranga kuri telefone nabo tubabwire uko babigenza kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Akanyenyeri, ufite amafaranga kuri telefone yifate, waba watuye waba utaranatura, ariko wenda ufite amafaranga kuri telefone ndagira ngo usabe nawe ufate telefone hamwe n'umutima mwiza ufite ukorera Imana, tukugira inama uko bigenza kugira ngo amafaranga agere ku nyubako. Na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 07 91 56 akanyenyeri, umubare w'amafaranga wemezwa n'umutima wawe, urwego, ukande yes, amafaranga arabageze ku nyubako. Ushobora kuvuga ngo shema avuga vuba vuba ntiwumve, reka nitonde. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 07 91 56 akanyenyeri, umubare w'amafaranga wemezwa n'umutima wawe, nurangiza ushireho urwego, ukande yes, amafaranga arabayageze ahagomba kugera. Turabashimiye ababikoze babikunze. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Muraroha mu nyikiriza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. N'utatanze amafaranga Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Utayabonye utayimanye, ndabizi neza ko nawe ufite umutima mwiza wifuza kuza mu nzu y'Imana. Burya ntabwo umuntu ni rimwe umuntu atanga amafaranga yose ukayamara mu mufuka, ariko burya iyo wagize umugisha ubona aho utanga ukabona nayo usigarana. Muranyumvise se? Turashimira Imana ko yabanye natwe muri aya materaniro ya mbere. Imana yabanye natwe mu ijambo ryayo ndetse no mu bikorwa byose byagomba gukorwa mu itorero. Turayishimiye, munyemerere tuyikomera amashyi ko yabanye natwe. Teraniro rya mbere turarisoje, ariko ntiturisoje kuko twavuze ngo turarisoza saa 4:15. Niyagira utaha kuko nawe birakureba. Gahunda z'itorero n'ibikorwa by'itorero n'ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu birakenewe muri iyi nama. Ntabwo tubikira gahunda saa 4:15 turaba dusoje inama yacu. Ariko mbere yuko tuyitangira kansabe n'ubundi mushumba arazana iriya kaya y'amatangazo abanza twerekanira abageni bacu bagomba kurangwa muri iri teraniro rya mbere, hanyuma ahita akomerezaho na gahunda yindi yose iri bikorwe. Kandi ndabizi neza ko uko yabikoze mu nyigisho no muri gahunda zindi zose zirabasha kubahirizwa. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dushimire n'ababaye muri iri teraniro mu buryo bw'ikoranabuhanga, tuvuge ngo Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane, nabo baradufasha mu buryo butandukanye. Dufite rero mwene data wafashe icyemezo gikomeye cyo guhunga ubusiribateri, kandi byashobotse. Nteziryayo Theogene, tambukana n'uwo muntu mwakundanye witwa Ivona, uw'amahoro Ivona, uze umufashe ikiganza. Ndabona Ivona yizanye, murindire gakeya, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ko ari macyara. Muhagare hano hafi, muze hano hafi. Uyu musore rero afite urukundo, ariko Ivona nawe ararufite. Nimubanze murebane, nimudaseka muragomeza murebane. None se kumuhobera ntabwo birimo. Aba bantu rero by'urukundo rwabo byarabarenze.
barabitubwira, babibwira imiryango mpuzabikorwa isanga bisabwa babyujuje. None rero namwe barabasaba uburenganzira, nimubanze murebe hariya muri korali Impanda no muri korali Hermoni na Maendeleo, murambura ikiganza gake gake ariko ko mufite ubwoba. Noneho nintababwira ngo nibahindukire ntago bari buhindukire. Sawa. Noneho rero uyu mushinga se murebe na hariya, murebe n'abayobozi. Uyu mushinga w'aba bantu murawemera se, wa Eugene na Yvonne bawemeye. Sawa rero mugende mukomeze mwere imbuto zikwiriye abihannye. Abantu ntago bari bazi gahunda zanyu, ariko rero none barabimenye, ubwo ni ukwirinda muri byose. Sawa. Mboneyeho umwanya wo kwibutsa abasore bashobora kuba barabyibagiwe bitewe n'akazi kenshi n'impamvu nyinshi, akaba barimo baragenda basazira mu busiribateri. Ndabibukije kandi n'aba bakobwa batanga ibisubizo bigoranye, ikimenyetso nuko tubivuzeho. Ubwo rero nicyo kimenyetso, ubwo mugire vuba kuko nimutinda tuzabashyira muri 2025 ari mwe mu biteye. Dusoje iri teraniro ryacu, n'ubundi turasaba abakristo bazanye ibyemezo bakiriwe na babandi bazanye ibyemezo by'igihe gito barahaguma. Abashyitsi bacu, inshuti zacu bo turababohora, hasigaye dukore inama. Kandi bashyitsi bacu, inshuti zacu turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ubundi ku rwacu ruhande twifuza kubana namwe mutari abashyitsi ahubwo muri abaha ngaha, kandi rwose icyo cyifuzo turagisengera. Turizera ko muzaza tukabana nk'abasangwa mutari abashyitsi ngo nidukore inama nk'iyi mugende, oya, ahubwo turifuza ko muzaba bacu burundu. Iteraniro ryose nirihaguruke rero dusenga Imana turisoze. Abakristo barahita bicara, abashyitsi nibo dusezerera. Benaya Oshutimu baraza aha nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivuze, kandi gahunda iri buze kubahirizwa. Ariko mumfashe dushimire buri wese wabaye muri iri teraniro, n'umuyobozi watuyoboye, n'abashumba, n'abaririmbyi, namwe mwateranye natwe twese. Imana iduhe umugisha mwinshi cyane. Iki cyumweru rero tubifurije umugisha w'Imana. Muzahahe kandi muzaronke, ubwiza bw'Imana buzabatwikire, Imana izabahishe, ibibarwanya Imana izabirwanye, ibibahiga Imana izabihige, ubwiza bw'Imana buzabatwikire. Abacuruza bazacuruze kandi bazunguke, afite business Imana izazibemo, abakorera abandi Imana izabaho umugisha, abadafite akazi Imana izabaremere ubuzima. Umugisha w'Imana nubabeho. Ubuntu umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane natwe twese none n'ibihe bidashira. Amen. Wo mwicaranye musuhuze, mubwire ati Imana iguhe umugisha. Ubwo abashyitsi nibo bagiye kugenda, Benaya baraza iminota nk'itatu gusa duhite dutangire. Abashyitsi abari